Alright, kabisa ni seko meze fresh cyane kabisa abakunzi ba World Star 250 ibintu bimeze neza meze ukuntu meze mutese. Alright. So no umukino ugiye guza ikipe ya Rayon Sports n'Amagaju Football Club. Match mu kanya gato kabisa bitangiye urabona ko bari gukora utuntu twa entraînement ashifama kabisa agenda bahanahana agapira ndababona batanamu barahari. Jakim mwambonye Jakim wa Rayon Jakim Ojena wa Rayon nguwo ndakubona wabitahiritse nzinga ruvumbu kuri tentire muri kumubona se ikipe ahora na tentire ni umukapa cyane nzinga ruvumbu afite decapon modoka ya decapon ngo ni umuhatani darenga bakabisa dore Yusef abayibereye hano matana muri Yusef muri kumubona Yusef darenga uriya muri kona kubita tontu kahita nigwisha hasi kubita tontu akantu k'akamanyero ubona utumanyero twa Yusef kamberekeye Yusef dusikiriza twiwe ibi n'abakorera abantu hano Yusef abakorera ibintu hano biteye ubwoba ibintu bibi reba ivi ubweme bamwita Yusef Lab nabonye Manu ngo mvuye kure Manuel Murundi Kabombo Saimana Emabra Trengosha sanavuye muri equipe ya Kiyovu dore Manu na Ojala ari kujya he kiye kuri amasabaro ngo nuko gahunda zimeze twisubire kwa Yusef turebe utuntu do Yusef n'arimo birabyita demarquage simwajyaga mu bikina se abantu muri za igiye demarquage ikoreshwa nyine muri Eliano nyine kugira ngo barebe uburyo kimwe ufite tushe kuri baro uburyo ushobora gutakaza baro ukajya kuyaka bigufata igihe kingana iki cy'umutozo wakeneye kureba ibyo bari gukoresha umwitozo nk'uriya iriya ni exercise igaragaza noje igaragaza how strong you are and how quick you are in the ball. Iyo utakaje ball bigufata igihe kingana iki kugira ngo uyirekipire baro uyirekipire. Okay, ubwo rero ni uko nguko ibintu bimeze dore kwa Ojana preparations right. Dore umucoach wa fitness bavanye muri South Africa wambonye akagabo karapitse fresh karuzuye ati twagiye samure ibi bintu n'ibijyanye ndimwakoraga muri za primaire bababwira ngo umukuru utuntu nk'utu uzamura ukageza kuri maximum. Ibi ni imyitozo ntabwo iba ari ibintu nyine bihambaye. Dore Boneri yarigarutsemo dore urabona ko ameze neza cyane. Boneri ni umukaceri cyane kabisa cyabwiye birabaye. Dusubire kwa Yusef Yusef muri iyi minsi ntabwo biri gucamo fresh musengera Yusef kabisa wabareyo no mu bantu muri iyi minsi bitari kumuhira kabisa. Umukino wa mbere wanoze kuva kuri wa mukino bakinaga na Vitalo ubona ko hajemo ikintu nyuma yo kunengwa n'umutoza wa Vitalo akavuga ati umusore akina byinshi kandi ni umuhanga byamuciye intege asigaye ajya mu kibuga kabisa akabura baro. Dore ngo nanone kandi ikipe y'Amagaju yagarutse ku itara mu byibuke muri za 2014 Amagaju yakubise Rayon Sports 2017 nawe ndiko arabaseze yarakubise ku itara hari ku itara bari babazamuye ku itara nk'uko ngo bise induru ziravuga era Amagaju agarutse kuri iyo rikoro yo ku itara ngo ari buze gucimaka baraka tuzo turebe bakapona bari gukora kwitoza kabisa bari gukora warm up yibayita warm up igabanyije mu bice bingahe igabanyije mu bice bibiri hari iyo bita warm up nako warm up and cool down exercise urabo ujibona iyo equipe igiye gutangira gukina cyangwa se umuntu agiye gutangira gukora nyine igikorwa runaka. Warm up ni exercise tegura umuntu either physical or mental
It is meant it is activities which allows people to be able to perform mental or physical activity. So iyo ngiyo niyo bita warm up. Hari iziri arizo izi ngizi bari gukora nyine ziri warm up, hari n'iziri cool down. Cool down iyo bayikora mu gihe barangije umukino, ntabwo bahita bajya muri vestiaire, babanza gukora utuntu twa cool down kugira ngo muscle contraction zongere zisubire mu mwanya wazo. Hari ukuntu uba wakoze muvuma inyama zigasanga zegutse zavuye ku imikaya yegutse yavuye kunoze ku magufa, then hari iyo warm up yindi mukora nyine kugira ngo basubizemo iyo mikaya muri position aho yari iri in its previous position. Izo rero nizo bita cool down. Noneho warm up, ubundi warm up yo kujya gutangira igomba kulastinga 10 ni muri nose ni muri goalball. Goalball warm up imara iminota 10 after tossing the coin, bakagenda bagagira inoze. Nari mbyitiranyije no muri football rero. Muri iyo goalball ndi kubabwira aho warm up bigomba kulastinga for 10 minutes, then hakahita hajya iminota 5 y'iki yaba official ubwo ngubwo no wubahagaye nyine refa akabanza agakolinga icyo bita calling silence, ati silent please, abantu bagaswitchinga phone off. Ni umukino ukinwa nta rusaku na telefone zaza zizimije. Bitewe n'iki imatch nzabibakorereho nuze, nzabibakorereho nzabahereze hafi ushize n'inatumye ariko umuntu ushinzwe sport affair muri nuze muri NPC, National Commission for People with Disability. Okay, ariko imikino yose nzabibatemberezamo kabisa, buri iki warm up zikorwa, buri iki ushobora gukora warm up utagiye mu kibuga ukaba wakora warm up ku giti cyawe kwa kundi urangiza mucaka ya sport nko muri weekend ukirukanga ugakora akamucaka. So hari uburyo kibikorwa, ntabwo ibintu bikorwa mu kavuyo ngo ugize gutyo ngo urinanuye ngo umanutse gutyo, wapi, hari uburyo kibikorwamo. Ibyo bintu byo nshaka ko tuzajya tuganiraho kabisa, ibintu bikagenda neza cyane. Warm up for preparing somebody to work to do an actions, and warm up after doing an actions, it is different, biratandukanye. It is different kabisa. N'imbaraga zikoreshwa ndetse n'uburyo ibintu bitegurwa nyine biba bitandukanye cyane. Ngo rero izi ngizi ni warm up. Ubu ngubu tugeze ku isaha y'isangahe, reka ndebe ku gihe isangapi. Shati isangapi cyo tugeze saa 11:39. Hacyari kare cyane. Ingiyi ni imyitozo, ni play warm up before entering the pitch for game kabisa. Ubwo rero nuko gahunda zimeze.